Muri iki gihe dukoresha ibikoresho byinshi by'itumanaho nka telefone, radiyo, televiziyo, wifi na bluetooth. Ibi bikoresho byose bifite aho bihuriye n'ikintu cy'ingenzi cyane cyitwa frequency. Ariko se frequency ni iki? Kandi ni gute ishobora gutera interference cyangwa kubangamirana kwa signals? Reka tubisobanure duhereye ku ntangiriro. Frequency ni umubare w'inshuro ikintu gisubiramo cyangwa se cycles mu isegonda. Ipimwa muri hertz, urugero 1 hertz bivuga cycles imwe mu isegonda, naho 1 megahertz bivuga cycles miliyoni imwe mu isegonda. Iyo radiyo ishaka kohereza amajwi, iryo jwi ribanza gufatwa na microphone cyangwa se mikoro. Microphone ikarihinduramo electrical signal. Iyo electrical signal ikajyanwa kuri transmitter, maze transmitter ikayishyira kuri electromagnetic wave ifite frequency runaka. Antenna igahita iyohereza kuri mu kirere. Urugero, radio station ishobora gukoresha 100 MHz. Radio receiver nayo iyo uyishyizeho kuri 100 MHz iba ishaka kwakira ya signal yoherejwe niyo station kugira ngo uyumve kuri speaker. Ariko ikibazo gishobora kubaho iyo hari indi signal itifuzwa iza muri iyo receiver. Iyo signal itifuzwa ishobora kubangamira signal ushaka. Icyo nicyo twita frequency interference. Mu buryo bworoshye, frequency interference ni igihe signal itifuzwa ivanga cyangwa se ibangamira signal ushaka kwakira. Tekereza abantu babiri bari kuvugana, umwe aravuga undi ateze amatwi, ariko hagati yabo hakaza undi muntu agatangira kuvuga cyane. Nubwo abantu babiri ba mbere bashaka kuvugana, ijwi ry'uwa gatatu rituma batumvikana neza. Muri communication system, uwo muntu wa gatatu ashobora kugiranwa na interference. Urugero, niba radio station imwe iri kuri 100 MHz, indi transmitter ikaba iri gukoresha frequency imwe cyangwa se iri hafi cyane yayo, receiver ishobora kwakira signals zombi. Ibyo bishobora gutuma wumva urusaku, amajwi avangavanga, ijwi rikagenda ricikagurika cyangwa station ikaba itakumvikana neza. Ariko interference ntituruka kuri radio station gusa. Ibikoresho by'amashanyarazi nka motors, transformers, generators, inverters, switching power supplies, computers n'ama-radio drivers bishobora nabyo gukora electromagnetic disturbances zibangamira communication. Urugero, iyo motor cyangwa se power electronic circuit ikora switching yihuse, voltage na current bishobora guhinduka vuba. Ibyo bishobora kubyara high frequency components. Izo components zishobora gukwirakwira mu nsinga cyangwa mu kirere, maze zikagera kuri radio cyangwa se ikindi gikoresho cya communication. Radio ishobora guhita itangira kugira urusaku cyangwa se gusamira. Interference ishobora kugera ku gikoresho mu buryo bubiri bukuru. Ubwa mbere ni conducted interference, aho disturbance inyura muri wires cyangwa cables. Ubwa kabiri ni radiated interference, aho electromagnetic energy ikwirakwira mu kirere ikagera kuri antenna cyangwa ikindi gikoresho. Hari n'amagambo abiri y'ingenzi tugomba gutandukanya: EMI cyangwa se irindi rya kabiri RFI. EMI cyangwa se electromagnetic interference ni ijambo rusange risobanura electromagnetic disturbance itifuzwa ibangamira ibikoresho cyangwa signals. RFI cyangwa se electromagnetic frequency interference ni ubwoko bwa EMI bujyanye cyane na radio frequency signals. Hari ubwoko butandukanye bwa interference. Ku channel interference ibaho iyo signals zikoresha channel imwe. Hanyuma adjacent channel interference ibaho iyo signals ziri kuri channels zegeranye cyane zikabangamirana. None se engineers bakemura bate interference? Uburyo bumwe ni ugukoresha filters. Filters ishobora kwemera frequency yifuzwa kunyuramo ariko ikagabanya
unwanted signals. Ubundi buryo ni shielding, aho hakoreshejwe uburyo bwo gukumira electromagnetic energy kwinjira cyangwa gusohoka mu buryo butifuzwa. Grounding nziza, gukoresha twisted pair cables, ferrite components no gutandukanya neza cables na circuits nabyo bishobora gufasha kugabanya interferences bitewe n'ikibazo gihari. Ibingibi byo gutandukanya cables na circuits byo mu mashanyarazi, abantu biga amashanyarazi baba babizi cyane. Mu communication system, engineers banategura frequencies neza kugira ngo transmitters zitabangamirana. Niyo mpamvu radio stations cellular networks na wifi bikoresha channels na frequencies byateguwe kugira ngo interface igabanuke. Hari kandi ikintu cyitwa SNR cyangwa se signal to noise ratio. Ni uburyo bwo kugereranya imbaraga za signals ushaka n'imbaraga za noise. Iyo signal ushaka ikomeye ugereranije na noise, communication iba nziza. Iyo noise ari nyinshi, communication ishobora kugenda nabi. Iyo turebye signal ugereranyije na interface cyangwa se na noise, dukoresha SINR cyangwa signal to interface plus noise ratio. Iyo SINR iri hejuru, receiver iba ifite conditions nziza zo kwakira signal. Iyo iri hasi, communication ishobora kugira ibibazo. Niyo mpamvu ushobora kubona telefone ifite network ariko communication ikaba itameze neza, wifi ikagenda gahoro cyangwa se radio ikagira urusaku. Rimwe na rimwe ikibazo ntikiba ari uko signal idahari, ahubwo gishobora kuba ari uko interference iri hejuru. Mu camake, frequency ni umubare w'inshuro signal isubiramo cyangwa se cycles mu isegonda. Signal ni ikimenyetso gitwara amakuru. Noise ni disturbance itifuzwa, naho interference ni signal cyangwa se disturbance itifuzwa ibangamira signal ushaka. Bityo iyo ubonye radio ifite urusaku, communication icikagurika, wifi ikagira performance mbi, cyangwa ibikoresho by'amashanyarazi bikagira ingaruka ku bikoresho bya radio, kimwe mu bibazo engineer agomba gukoraho investigation ni frequency interference. Kumva neza frequency interference bidufasha gusobanukirwa neza uko radio, telefone, wifi, bluetooth, television n'izindi wireless communication systems zikora, nuko engineers bazirinda kubangamirana. Thanks for watching. See you next time.